Abakurikiye Kibugabuga official mugire amahoro ku mpande z'isi yose aho muherereye haba mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Nizeye ko turi kumwe gatanu kuri gatanu, ngiye muri kumwe ndi Cypridion Habimana. Uyu munsi tugiye kugaruka ku kibazo cy'inguzanyo itangwa mu baturage bari muri imwe mu mirenge igize akarere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Iyi nguzanyo mu kuyitanga hakandikwa ko ingwate umuturage atanze uguzwe nyamara atari ukuri. Ni inguzanyo itangwa hagati y'abaturage ubwabo cyangwa itsinda runaka cyangwa inama z'ingubyi zikayiha abaturage. Nyamara ariko iyi nguzanyo ubusanzwe yahawe izina rya Banque Rambert, kuko muri iyi minsi abayihabwa hafi ya bose usanga babura ubwishyu bitewe n'inyungu y'umurengera basabwa gutanga, maze ya mitungo yabo igahita ifatwa ku buryo mu karere ka Bugesera muri imwe mu mirenge nka Rilima na Mayaynge biri gutuma bamwe baturage batakaza imitungo yabo yiganjemo amazu. Kuri iyi nshuro turaza kugaruka mu murenge wa Rilima aho dusanga inama y'ingobyi yitwa Dufatanye ikorera mu kagari ka Kimaranzara. Iyi nama y'ingobyi itagira ubuzima gatozi imaze gutwara amazu y'abaturage batandukanye bose bitewe n'inguzanyo iba yabahaye, batinda kwishyura igatwara amazu yabo, na cyane ko baba barakoze amasezerano yitwa ay'ubugure. Tukiri rero kuri iki kibazo cya Banque Rambert, urugero aha turi bufate n'urwanya Habimana utuye mu kagari ka Nyabagendwa mu murenge wa Rilima mu karere ka Bugesera. Avuga ko yahawe inguzanyo n'umurenge sako wa Rilima ya miliyoni 3 mu mpera z'umwaka 2021, araranyijeho gato kwishyura sako iramurega aratsindwa, ategetswe kwishyura miliyoni 5. Wari umwishingizi we witwa Bucyayungura Boniface amugira inama yo kuguza amafaranga miliyoni 5 mu nama y'ingobyi yitwa Dufatanye ikorera mu kagari ka Kimaranzara muri uyu murenge wa Rilima. Iyi nama mu kumuhaya amafaranga yamusinyishije inyandiko ivuga ko baguze igipangu cye gifite agaciro ka miliyoni zisaga 50. Inyandiko bayandikaho ko baguze miliyoni 13. Bikaba byarakozwe tariki 7 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2022. Nyamara bamuha miliyoni 5 zonyine zigaragara kuri historique y'umurenge sako aho yashyizweho tariki 9 z'ukwa gatatu 2022. Iyi nguzanyo yagombaga kujya yunguka amafaranga miliyoni buri kwezi. Ibi ntibyarambye kuko iyi nama yaje kumurega ngo ayihe igipangu cye agisohokemo n'umuryango we. Kuri ubu iki kibazo kikaba kiri mu nkiko, ayi nama yamutsinze mu rukiko rwa Nyamata abifashijwemo n'umwunganira mu mategeko, batanga ubujurire mu rukiko rw'Igasabo aho bategereje kuzaburanira mu minsi iri imbere. Uyu mubyeyi ufite umugabo n'abana 4 akaba akomeza asaba kurenganurwa nyuma y'ubutekamutwe avuga ko yakorewe n'inama y'ingobyi Dufatanye ikorera mu kagari ka Kimaranzara mu murenge wa Rilima yobowe n'uwitwa Bucyayungura Boniface wamutekeye umutwe. Reka tumwumve uko abigarukaho. Barambwira bati ntago turi bwandike inguzanyo, amafaranga menshi urabizi uko tubigenza, ntago turi bwandike ko ari inguzanyo, turandika ko tuguze igipangu cyawe. Mu by'ukuri nk'abariya barica bakavuga bati twe turi inama y'ingobyi ntago turi Rambert, ariko ni Rambert kuko ntibafite aho basorera leta. Kuba wafata amafaranga miliyoni 5 kungukisha umuntu miliyoni 2 mu mezi 2, sinibaza uburyo ki iyo ni Rambert irenze na Rambert. Ariko ibyo nta nubwo nigeze mbikomantaho kuko nari mbabaye icyo gihe, twe tubyakira bitewe n'akababaro twanyuzemo n'ikibazo twifitiye, ariko nuko babiremereje none bikaba byafashe indi ntera. Niyo mpamvu izisandi gusanga harimo akarengane, abaturage barababaye. Ndabibutsa ko mukomeje gutega amatwi Kibugabuga official, ikaba ibahishiye amakuru menshi kandi y'ingirakamaro. Uru ni n'urubuga cyangwa se umuyoboro wa YouTube ushobora gutuma umenyekanisha ibikorwa byawe, kandi waba ufite ibirori bitandukanye nk'isabukuru y'amavuko n'izindi zitandukanye, umuhango w'ubukwe ndetse n'iyindi mihango, ko ushobora kutugana maze tukabigutambukiriza biri kuba ako kanya cyangwa se byarangije kuba, kugira ngo ukomeze nawe kujya wiyibutsa uko imihango runaka cyangwa se ibirori runaka wagize uko byagenze.
aho mbibutsa ko mukiri kumwe nanjye Cypridion Habimana. Urundi rugero rero rw'uwagezweho ingaruka n'iyi Banque Rambert ni urw'umuryango wa Mukamugenzi Beata n'umugabo we batuye mu murenge wa Mayaynge mu kagari Kambyo mu mudugudu wa Rugarama. Byaje gutuma igipangu cyabo bari batuyemo gifite agaciro k'amafaranga miliyoni 15 gitwarwa n'uwitwa Bucyayungura Boniface n'ubundi ukomeje kugarukwaho yuko ari we ukomeje kwangaza abaturage batandukanye binyuze muri ubutekamutwe bwa Banque Rambert. Aba rero bahawe inguzanyo y'amafaranga atageze kuri miliyoni 3, aho aya mafaranga yari yahawe musaza w'uyu mugore, bamwishingira batanga igipangu cyabo ho ingwate, maze uyu musaza wabo ahabwa aya mafaranga. Amafaranga rero yagiye ahabwa hari abangaba mu kwishyura amafaranga, hari amafaranga bagiye baha uyu Bucyayungura Boniface ndetse n'itsinda ry'agatsiko bakomeje gufatanya banyuze mu mutaka w'inama y'ingobyi dufatanye, nyamara aya mafaranga bagiye bahabwa ngo barayahakanye. Ariko byaje kurangira igipangu uyu Bucyayungura Boniface agitwaye, none uyu muryango uri kwangara kandi wari ufite aho kuba. Aba bose byaba uyu muryango tuvuze ahangaha ndetse n'uriya Rose, bose bakaba batabazanya kubaha Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, kuko Banque Rambert ikomeje kuvuza ubuhuha muri aka gace. Ayo yose yatanzwe barayahakanaga bakavuga ko ari inyungu. Twe tukibaza ngo ni gute inze ebyiri zishobora kugenda ku idene rya miliyoni 2 n'ibihumbi 220 byakubwe kabiri. Ndatabazanya kubaha Perezida wa Repubulika n'inzego yishyiriyeho, bamanuke baze batukure muri aka kayubi turimo, bamanuke baze baturenganure. Abaturage bo hasi turaharengane. Mu bihe bitandukanye Kibugabuga official yahamagaye Bucyayungura Boniface wahagarariye agatsiko gatungwa agatoki mu kwangaza abaturage babanyaga imitungo yabo. Uyu ni nawe uyobora inama y'ingobyi dufatanye ikomeje kuyogoza abaturage muri Banque Rambert mu mirenge ya Rilima na Mayaynge. Uyiteka akunze kwanga gutanga amakuru, ariko aho ayatangiye akavuga ko iyi mitungo baba bayiguze na ba nyirayo. Ifoto muri kubona uwo hirya ni Bucyayungura Boniface, hino ye ni Ndaribitse Emmanuel, bose bakaba bakomeje kwangaza abaturage babanyaga imitungo yabo binyuze muri Banque Rambert, aho bikinga mu mutaka w'inama y'ingobyi dufatanye ikomeje kubakingira ikibaba ndetse n'abayigize, dore ko abangaba tuvuze bamaze gukorwaho bakugirwaho ingaruka n'iyi Banque Rambert. Aba ni bake kuko hari n'abandi benshi batandukanye twagiye tuganira bavuga ko iyi Banque Rambert ikomeje kwangaza imiryango y'abantu batandukanye, yewe hari n'abagiye batandukana n'imiryango yabo, gasanga umugore atandukanye n'umugabo cyangwa se nyine umugabo agatandukana n'umugore. Ibintu bikomeje kugira ingaruka ku baturage batuye muri aka gace. Amakuru kuko ngiye mfite amakuru y'abaturage bambwiye, nawe rero nkeneye yuko umbwira nyine nk'umuyobozi. Abaturage rero buriya utanze amakuru atanga amakuru bitewe nawe niyo mpamvu nkuhamagaye kugira ngo ufate umwanya wo kubivuguruza niba ari byo cyangwa atari byo. Twarazimuhaye nta nyandiko twari kugirana kandi tumuhaye amafaranga, ahubwo ibyo twasigara twakoreye inyandiko n'amafaranga twamusigayemo miliyoni 2. Ariko se wenda reka tuganire neza, turi kuganira nk'abantu b'abagabo. Waha umuntu miliyoni 8 mu ntoki ntimwandikirana urwandiko? Ushaka amakuru ntabwo ushaka urubanza. Oya, nta rubanza ndimo, nanjye turi kuganira. Hari rero urupapuro rwitwa urw'ubugure iyi nama y'ingobyi ivuga ko yagiranyeho ubugure na nyina Sayimana Rose twavuze haruguru, twabashije kubona ruriho umukono umwe nawo wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyabagendwa witwa nyine Umukunzi Ariete. Bigaragara ko haba aba bavuga ko baguze ndetse n'uwagurishije batigeze basinya kuri aya masezerano y'ubugure. Uyu wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyabagendwa witwa Umukunzi Ariete ahamya ko iyi nama y'ingobyi ishaka kurya igipangu cya Rose ku maherere, na cyane ko umutungo we ufite agaciro kari hejuru cyane ugereranyije nayo bamuhaye. Kuri we ngo bagakwiye kumurika akigurishiriza umutungo we, hanyuma akabaha ayabo aho kumutwarira igipangu cye cyose, kuko byaba bigaragara yuko ari nko gusahurira mu nduru. Habibutse ko uyu Rose bamuhaye miliyoni 5, bavuga ko buri kwezi azajya abungukira miliyoni 1, ariko bandikirana yuko baguze ngo agaciro k'igipangu kiwe ngo ka miliyoni 13.
ariko nk'uko uyu wari umunyabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyabagendwa abivuga nuko iki gipangu gifite agaciro kari hagati ya miliyoni 60 na miliyoni 70 ku buryo gishobora kugura na miliyoni na 70 na 50. Yewe igitekerezo natanga nuko abo bantu bavuze ko ari ubugure bumva ko bagomba gutwara icyo gipangu kuri miliyoni 13 ntabwo bizaba ari nko gufata ku ngufu. De preference bashira ku isoko akamusubiza amafaranga yamuhaye n'inyungu asigara bakaba yaroze. Mukomeje gukurikira Kibugabuga official aho muri kumwe nanjye Cypridion Habimana. Turi ku kibazo cya Banque Rambert ikomeje kwangaza abaturage bakava mu mitungo yabo. Ibitekerezo byanyu birakenewe. Mukore subscribe, share na comment.